Jean Pierre Kagabo tubaha ikaze muri iki kiganiro. Igazeti idasanzwe yo kuwa 7/3/2025 igaragaza amabwiriza y'umukuru w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere nomero 125 yo kuwa 6/3/2025 yerekeye ibindi bisabwa imiryango ishingiye ku kwemera. Na amabwiriza rero agizwe n'ingingo 26 harimo ibintu bitandukanye bigamije kurinda abaturage b'u Rwanda ko bakisanga mu bikorwa bigize ibyaha abantu batarebye neza. Na amabwiriza ashimangira ko uburenganzira bwo gusenga no kugira imyemerere butewe n'Itegeko Nshinga. Amabwiriza nayo arabishimangira ariko akagaruka ku bintu bishobora guteza ingorane bigomba kwirindwa. Eno mpamvu yagiyeho muri kiganiro rero turi kumwe n'umukuru w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere Dr. Doris Pikar Uwicyeza. Tubahaye ikaze. Akoze. Turi kumwe kandi na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu Dr. Patrice Mugenzi. Minisitiri, tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Mu Rwanda ni igihugu kidashingiye ku idini iryo ari ryo ryose, ni igihugu gishyize umuturage ku isonga. Niyo mpamvu n'ibijyanye n'imyemerere hashize imyaka leta igenda ibikoraho ifatanyije n'abanyamadini ariko n'ubukangurambaga bukorwa ku baturage. Minisita, ibi byose bigamije iki mu gihe leta ivuga umuturage ku isonga ariko ku rundi ruhande ukabona hari ijisho nanone rero iri ku imiryango ishingiye ku myemerere? Bakoze munyamakuru, reka nshime na RBA kuba yadutumiye muri iki kiganiro cyo kugira ngo dusobanurire abanyarwanda by'aya mabwiriza. Amabwiriza nk'uko bavuga ni amabwiriza y'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB. Ni amabwiriza ajyanye n'ibyerekeranye n'imiryango ishingiye ku kwemera. Reka manze mbashimire ababa muri iyi miryango kuko ibyo bakora turabibona kandi bifitiye akamaro igihugu cyacu. Kuva imiryango yajyaho, ikigaragara nuko imyumvire imikorere y'abanyarwanda ari bo bakristo babo yagiye igaragara kandi bikagaragara neza. Ikindi nshima nuko isi imaze kuba umudugudu. Isi ni nk'umudugudu, nibyo mumaze kuvuga tutarebye neza. Abakristo bacu bareba social media, abakristo bacu bahora bafite za telefone zitandukanye, bashobora kugwa mu byaha bimwe babyita ko ari iterambere ariko bikitwa ibyaha. Ariko kandi nanone turashaka kugira ngo nibura tujyanishe iyi myemerere yacu n'amategeko, yaba amategeko mpuzamahanga ndetse n'amategeko y'u Rwanda. Ikindi mvuga nuko aya mabwiriza nadufasha cyane no gukomeza kubungabunga ubumwe bw'abanyarwanda. Anariyo mpamvu leta dufatanyije na RGB, binyuze kuri RGB ndetse no muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu, twifuza ko aya mabwiriza yasobanuka kandi agasobanurirwa neza abanyarwanda. Tukagira ngo rero nk'uko mubivuze, ibi bivuze iki? Ibi bivuze yuko burya umuturage ku isonga. Niyo mpamvu duhora buri gihe dutekereza icyamuteza imbere. Amabwiriza rero nayo aza guteza imbere umuturage wacu anariwe mukirisitu muri miryango ishingiye ku kwemera. Dr. Doris, amabwiriza, andi mabwiriza niko mwayise agenga imiryango ishingiye ku kwemera, aje n'ubundi hari urugendo rwatangiye wenda n'ikera ariko mpereza 2018 mwaka ushize aho abantu bagiye bagira byinshi basabwa cyane cyane imiryango ishingiye ku kwemera. Uyu munsi ni ikihe aya mabwiriza aza kongera mu bindi musanzwe mukorana n'imiryango ishingiye ku kwemera no kunoza imikorere yayo kugira ngo koko abanyarwanda barimo babone inyungu bavana mu gusenga ariko hataza kubamo n'izindi ngorane zaturuka ku batabikora neza? Murakoze cyane kuri icyo kibazo mumbajije. Nibyo koko n'amabwiriza mashyashya ashingiye ku itegeko rigena imitunganyirize n'imikorere y'imiryango ishingiye ku myemerere, akaba ashingiye no ku itegeko rishyashya ryasohotse no mwaka ryerekeye gukumira no guhana iyezandonke, no gutera inkunga iterabwoba, no gutera inkunga ikwirakwiza ry'intwaro za kirimbuzi. Ni mu mategeko mashyashya tugiye dushyiramo ibirebana nayo muri aya mabwiriza. Ariko hari n'ikindi navuga cyatubereye nk'imbarutso yo kugira ngo aya mabwiriza azemo.
twagiye tureba ukuntu ririya tegeko ryo mu 2018 rigenda ryubahirizwa, ariko ukagenda ubona harimo n'imyitwarire y'amatorero amwe n'amwe idahwitse, ari itajyanye n'amategeko, itajyanye n'umuco, itajyanye n'icyerekezo cy'igihugu. Nagira ngo mbanze nk'uko Honorable Minister yarabivuzeho, nshimire amatorero menshi agiriye akamaro communities, afite ibikorwa byinshi n'abafatanyabikorwa ba leta, amashuri, amavuriro, usanga ari imiryango ishingiye ku myemerere iba yarayubatse. Hagati aho ariko hagiye hagaragara ibindi bibazo byinshi cyane. Usanga iyi sector y'imiryango ishingiye ku myemerere niyo sector ikoresha public funds, amafaranga aturuka mu baturage, ariko ugasanga ari nayo sector itari monitored uko bakoresha ayo mafaranga, idakurikiranye. Nk'ubu naguha urugero rwa leta ikura amafaranga yo gukora ibikorwa mu misoro, buri giceri kiba gikurikiranye, uko cyinjirwa, uko gikoreshejwe n'uko gisohoka biba bikurikiranye. Ariko ugasanga noneho hari izi nzego zifata ayo mafaranga y'abaturage ariko ntumenye uko akurikirana. So icyo kintu cyajemo cyo kugira ngo dushimangire kurushaho ko haba transparency muko amafaranga umukorera mu mucyo uko amafaranga akoreshwa, ayo mafaranga y'abaturage, akamaro bagirira societe, abakamaro bagira abaturage kuko n'amafaranga yabo, n'akamaro bagira abaturage mu myemerere. Ni ukuvuga ngo bafite amafaranga rusange ariko bafite n'ibitekerezo rusange. Icyo ni ikintu bashobora gukoresha ku neza ariko cyangwa bakagikoresha ku nabi. Hari abantu twagiye dusanga bafata umutungo, ari wo mutungo w'abantu, bakawikoreshereza ibyo bashatse, bakawufata nk'aho ari umutungo bwite. Hakaba n'ibibazo by'iyezandonke bigenda bigaragara. Hakaba n'ibibazo by'uko noneho bafata umwanya n'ibitekerezo by'abaturage. Hari amatorero yagiye akurwaho ubuzima gatozi kubera yuko ibyaha bari gukora birenze ibyaha byo kuvuga ngo turaba tugufungiye gatoya. Ni ukuvuga ngo babandi bashishikariza abantu kudakurikiza gahunda za leta. Nabaha nk'urugero rwabo twasanze babuza abantu kujya kwivuza amavuriro, babuza abantu kujya muri gahunda ya gira inka. Ni gahunda yakemuye ikibazo kinini cy'igwingira. Urumva uri gutuma abaturage basubira inyuma. Hari amatorero yagiye agaragara yuko afata umwanya wose w'abaturage. Ni ukuvuga ngo kuva kwa mbere kugera ku cyumweru, kuva mu gitondo kugera nimugoroba, basaba kuba bicaye aho ngaho mu rusengero rwabo. Urumva ko nta kintu nawe ushobora kwimarira, nta kazi ushobora gukora, nta gushobora no kwiteza imbere. So ibyo ngibyo ni ukugenda dukumira icyo kintu cyo gufata abaturage mw'ingwate, niko navuga hostage, ukabaka amafaranga yose bashobora kuba bafite, ukabaka umwanya wabo wose n'ibitekerezo byabo byose, ntihagire n'akamaro na kamwe bagirira. Byagiye binagaragara yuko bagiye bashyiramo, hari abashinga insengero nka business. Ibyo ni ibintu bizwi bifatika. Hari n'umuntu wabwiwe ngo wabuze byose ubura no gutangira urusengero kugira ngo ukuremo amafaranga. Ibyo ni ibintu bigomba gukumirwa n'ukurebera abaturage. Iyi ni public good, public interest. Iki kimigirira akamaro abantu muri rusange. So nibyo bigiye bigaragara muri ano mabwiriza, no gukumira ako kavuyo k'ama eglise cyangwa k'amatorero agenda ashingwa kugira ngo mugende mukura mu bantu, mukura mu baturage ibintu nta kintu na kimwe mubahereza, kugira ngo tumenye ngo aya mafaranga se mupfuye mu baturage agiye kumarira iki iyo community. Cyo ni cyambere, mugiye kuyakoresha gute, aturutse he, nabwo tubimenye. Ni mu bintu byagiye bigaragara. Hari amabwiriza, harimo ingingo mu mabwiriza, harimo izo ngingo zo kugira ngo dukumire icyo kibazo cya mushrooming cy'abantu bafungura izo nsengero badafite gahunda nziza abaturage, n'abandi bafite ubwo buriganya, badakorera habona mu mafaranga y'abo baturage. Nibyo bibazo bigenda bigaragara bigomba gukumirwa muri ano mabwiriza. Minisita, aya mabwiriza n'ubundi aje hari ibindi byarimo bikorwa. Hari insengero cyangwa ahantu hasengerwa harenga 10,000. Abantu bari barabwiye bati mwebwe ahangaha nimwe muretse mubanze mugire ibyo mwuzuza. Ariko nanone hari n'umurongo wagiye utangwa n'ubuyobozi bw'igihugu, cyane cyane ku buryo imiryango ishingiye kwemera yatunganywa, ntihagire abo nakitabara usahurira mu nduru bazamo. Wenda mwanatubwira ubundi bwo byari bigezehe kubahiriza biriya byari byarashyizweho? Aya mabwiriza se ni ugutangira bushya, ni ugukomereza aho byari bigeze, biraza kuzuzanya bite n'ibyari byaratangiye? Murakoze cyane. Nk'uko wari umaze kubivuga,
ni processus igikomeza yatangiranye na Nyakanga 2024 ubwo isuzuma ryabaga mu nsengero ndetse no mu matorero na za eglise runaka, tugasanga harimo akavuyo. Ako kavuyo rero niko kaje hagaragara yuko nibura mu nsengero 14,000 dufite 9,800 byafashwe umwanzuro wo gufungwa wo kuba bufunzwe, ariko ibyo byose gufungwa bikaba ari muri rwa rwego nk'uko RGB yamaze kubivuga bwo kurengera inyungu z'abanyarwanda ari nabo bakristo, kuko hari ubwo nk'uko RGB yavuze, ubwo izi nsengero zifata abaturage nka hostage, ukagira ngo nababo n'ingwate, ukagira ngo nababo, ntabwo ari ababo, ahubwo ni abanyarwanda, ni abaturarwanda. Niyo mpamvu agomba kubaho buri gihe amategeko arengera abanyarwanda. Aho rero niho mu rwego rwo kugira ngo nibura turengere ubuzima bw'abanyarwanda, iyo suzuma ryarabaye, ariko ikimaze kugaragara nuko nk'ibyo byemezo byafashwe amatorero agera kuri 652 amaze gufungwa burundu. Ubwo ne aho gusengera, ariko gusengera unuvuga ngo urebye asengerwa ndetse n'ahantu hasengerwa 652, ariko ndavuga aho ngabo, ariko biracyakomeza ni gahunda nk'uko bambaje, ni gahunda igikomeza. Ndetse hari n'andi matorero yamba ubuzima gatozi completely, atari noza the churches cyangwa se maison de prière, ahubwo amatorero akaka ubuzima gatozi. Kubera iki? Kubera ko byagaragaye ko imikorere yabo yari mibi, ndetse ishobora no kubangamira ubumwe bw'abanyarwanda. Urumva ko twavuze yuko tugomba kurengera ubumwe bw'abanyarwanda, amatorero yose atari in line with the government policy, cyane cyane ishingiye ku bumwe bw'abanyarwanda. Aho ngaho amatorero arayobya abanyarwanda bacu. Ikindi ni uko guverinoma kandi irakomeje irisuzuma, ireba mu myigishirize ndetse n'ubutumwa buhabwa abanyarwanda niba butanyuranye na gahunda za leta. Yabivuze RGB, utekereze ko hari amadini cyangwa amatorero abuza abantu kunywa amata, sibwo abo ngabo gahunda ya Girinka ntago bayirimo. Hari ayo tuzi abuza abantu kurya ibishyimbo, hari ayo tuzi abuza abantu noneho byaje mu bikorwa by'amajyambere atemerera abayoboke babo kujya mu muganda cyangwa se kujya mu bindi bikorwa by'iterambere ry'igihugu. Ese ayo ngayo yabamariye iki umunyarwanda? Rero ni muri rwo rwego Kagabo, leta buri gihe biri hafi kugira ngo nibura ifate ibyemezo bituma hatagira umuntu ubangamira gahunda zose za leta. Dr. Doris, iyo ndeba aya mabwiriza nagerageje kuyasoma, nashyize nko byiciro 4 cyangwa 5, ariko 3 by'ingenzi. Icya mbere ni ibijyanye no kwiyandikisha, uburyo umuryango ushingiye kwemera wiyandikisha. Mwavuze yuko hari miliyoni 2 zidasubizwa, ndetse abantu batangiye kwibaza, baravuga ati ariko se ko twe dusanzwe twanditse n'ibintu abantu barimo bakwirakwiza kuri za WhatsApp, baravuga bati hey, amadini yose agiye kongera kwiyandikisha. Nagira ngo uduhe umucyo kuri cyo kwiyandikisha, noneho n'ibijyanye no gutangiza ishami rero mu turere. Baravuga ati dusangwe turiyo deja, bimeze biti ibyo ngibyo? Nibyo hagiye hakwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga interpretation itari nyayo y'aya mabwiriza. Ubuzima gatozi ni ikintu kiremereye, navuga ko kiremereye. Ni ikigiha uburenganzira imiryango kubibaho, kubishobora no kubaka igakomeza ubuzima, ikaba ifite ubuzima gatozi nyine. Ntabwo ari ikintu ntabwo ari ikintu bakwaka lightly. Abafite ubuzima gatozi barabugumana, ntabwo bakeneye kongera kwiyandikisha, ariko bakeneye kuza kuhuza ibikorwa byayo nawe mabwiriza, byo bita compliance. Nko mu 2018 rino tegeko rigena imiryango ishingiye ku myemerere riza ryahaye abantu imyaka ingahe yo kugira ngo babe compliant, ariko ntago byabasabye ko bongera kwiyandikisha. Icyo babasabye ni ukuzana ibyerekana yuko mwujuje ibisabwa n'aya mabwiriza. Abanditse bakomeza banditse, ariko nk'ugiye gushinga umuryango ushingiye ku myemerere bundi bushyashya, noneho
we agomba gukurikiza aya mabwiriza, agomba no gutanga aya mafaranga adasubizwa. Aya mafaranga yari asanzwe abaho yari asanzwe abaho, yari nk'ibihumbi 100 cyangwa 300 bimaze imyaka bitara ni ukubera yuko noneho ubu ngubu ni process ndende, twakora ko tubiherwa ububasha n'itegeko rishingiye rigena imiryango ishingiye ku myemerere, riduha ubwo bubasha bwo kongeraho amabwiriza y'ibisabwa. Ibisabwa ni byinshi, kandi bifata umwanya w'abantu benshi cyane kugira ngo barebe muri ibyo bintu bisabwa, kandi no kugira ngo dukumire ba bantu bavuga ati ngewe mfite 5 mu mufuka cyangwa mfite 100, reka ngende nandikishe ndabizi ko nzakuramo arenze. Ntabwo ari business. Iyi si business. Ugiye gufata ibitekerezo by'abantu, ugiye gufata inyungu rusange, amafaranga y'abantu. Ibyo bintu byose ntabwo ari ibintu bifatwa à la légère nko uburyo bworoshye. Ariko ukiraho haranavugwa ko nk'ugiye gutangira umuryango bushya agomba kugira imikono 200,000. Nabonye baruta babe amashyaka ya politiki ishami 200,000 biti igihumbi nako 1,000 birenga. Uwo mubare ni wo kugira ngo werekane yuko community izi kuje kandi ugiye kuyigirira akamaro. Nk'abantu, niba ufite abantu 1,000 bashyigikiye ko ugiye kuza, bakavuga ati nta kibazo, ngwino winstare, ngwino, ntabwo bivuze ngo basabwe kuba ari abanyamuryango b'iryo torero, ariko ari abantu bavuga ati natwe tuzatukurebera ko tugirira akamaro. Ni ukugira ngo tunakumire ba bantu bashyiramo amaeglize menshi, ugasanga nko mu gace kamwe yashyizemo amaeglize ye nka 5, nta vuriro na rimwe yari yahashyira, nta bikorwa, nta kwishyurira mitiweli abaturage. Icyo gihe abaturage nabo bazaba bakurebera, baba nk'ijisho rikurebera kuvuga ati se ko twagusinyiye nguze utumariye iki. ariko Kagabo, reka ntunganire RGB, kuko impamvu ugomba kubigarukaho nka minisitiri ushinzwe ubutegetsi bw'igihugu. Ayo mabwiriza anavuga nyine umugambi w'ibikorwa by'amajyambere ujyana muri ako karere ugiyemo, none abaturage kugusinyira. Unadusobanurire, uwo muntu azajya asinyisha binyuze mu zihe nzira? Ese azagenda wenyine? Inzego za leta zaba ziri kumwe nawe? Yego, urakoze. Reka maze mvuga yuko niba hari n'abayabonye bakaba bari kuyasobanura uko babishaka, nuko babishaka nyine. Ariko ndagira ngo amabwiriza babwire ko yakozwe kuri consultations n'abanyamadini. Abanyamadini bibumbiye muri RIC, abo bose amabwiriza barayabonye kandi batanze ibitekerezo. Ikindi nuko aya mabwiriza none yatanzwe ibitekerezo na institution zitandukanye zikorwaho n'umunyarwanda, aho umunyarwanda yaba ubutegetsi bw'igihugu, yaba minijiste, yaba ribu n'abandi bose bumva yuko bafite mu nshingano zabo kurengera inyungu z'umunyarwanda. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo ari amabwiriza yashyizweho na RGB, ahubwo ni amabwiriza yumvikanyweho n'izo nzego ndetse na RIC. Ariko navuga ko ari ay'umuyobozi wa RGB na ya Doris. Yego, urakoze cyane. Ni uko nyine ari urwego rw'igihugu rushinzwe igenzura ruhagarariye izo nzego zose, ariko ubundi ntabwo ari amabwiriza ya Doris, ni amabwiriza ya RGB, ni amabwiriza yumvikanyweho n'izo nzego zose. Ikindi warubajije ni icyerekeranye nuko wenda abantu basabwa abantu nibura 1,000 n'uburyo bikurikiranwa wenda mu turere n'umujyi wa Kigali. Ku bwacu nka Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu, mu nzego z'ibanze, iri tegeko riraturengera cyane. Riturengera kubera iki? Ibarengera mwe nk'abayobozi cyangwa rirengera umuturage, ariko natwe rikadufasha kubana n'abaturage bacu. Impamvu ni iyi ngiyi, nuko wageraga mu mudugudu ugasangamo hari idini iri gucuranga, wagera muri uwo mudugudu ugasangamo irindi riri gucuranga, wagera muri irindi kandi ugasanga ari branch imwe. Natanga urugero, yaba ADPR, yaba abakristo gatolika, yaba ugasanga ahantu hose hari iki, hari abo bantu. Ni ukuvuga ngo rero 1,000 mu mudugudu manza bizadufasha kugabanya urwo rusobe rw'amadini ashaka inyungu kuri wa muntu umwe uri mu mudugudu. Ikindi nuko burya nta muryango utagira amategeko yo kwigenzura.
aya mabwiriza ariho kugira ngo nibura abo ngabo bigenzure ariko nanone bagenzurwe. Tugomba gukora mu mucyo, kandi gukora mu mucyo ni ukugaragaza ibyo dukora. Niba iryo dini cyangwa iryo torero rije mu mudugudu ritazanyemo amazi, urumva rimara iki? Hari aho usanga perezida w'igihugu, perezida wa repubulika avuga ati hari aho usanga aho hasengerwa haruta robine z'amazi zishobora kuhaba. Si n'ibyo gusa, aho hasengerwa hatari na tuwarete, aho hasengerwa hatari n'amazi, aho hasengerwa mbese ugasanga ni ibyo kuvuga ngo ni ugusenga byo gusenga. Sinzi nuko wenda abantu baba basenga igihe badashobora nibura kuba bafite izindi facilities zabafasha. Ikindi turabizi ko aya madini akoresha umutungo, amaturo n'icyacumi, amaturo n'icacumi. Ariko icyo cacumi kijya he niba nta kigarukira wagitanze? Turi mu mibereho myiza, turi mu iterambere, ariko turifuza yuko kuba ayitanze bakubaka idini ni byiza, ariko ntibagire n'icyo bagarurira wa mukristo abone yuko icyacumi cye hari icyo kigejeje. Nacyo nashaka kubabaza, urabona ko inzego z'ibanze zahawe ubushobozi wenda bunasanzweho, ariko ndabona ko bushobora kuziyongera niba bashobora gukurikirana icyo gikorwa cy'umuntu ugiye gusinyisha abantu nibura 1000 mu gihe ashaka gutangiza iryo shami, ariko no gukurikirana ko bafite ibisabwa. Inzego z'ibanze zifite ubwo bushobozi, zirubatse, zifite umuntu waba ashinzwe ibyo bintu. Urakoze cyane. Inzego z'ibanze zifite ubwo bushobozi mu bufatanye n'izindi nzego. Hari ibintu bisaba intelligence, hari ibintu bisaba amakuru y'ubutasi, niko nabyita. Ibyo uvuga ni ukuri, kuko ahangaha hari ibyo yavuze money laundering, nayo urayizi, nuko yeza ntonge. Uretse n'iyeza ntonge, hari n'abantu baba funded n'abantu batazwi. Iyo umuntu atagaragaza umufandinga, akenshi uravuga umuterankunga. Turashaka kumenya amafaranga idini rikoresha riyakura hehe? Ese ni mu cyacumi gusa? Ase aho niyo twaba dukereya ikintu gisa naho no gushyigikira abantu iterabwoba, ugasanga ariho banyurira bagasenya politike y'igihugu. Ikindi ni uko twifuza kugira ngo nibura mu byo dukora abantu 1000, hari ubwo bavuze se bazaboneka. Niba bataboneka kandi muri iyo area nyine niho bazaboneka nibura mu midugudu 3 cyangwa 5 ifatanyije. Muri icyo gihe bizadufasha natwe kumenya ngo ese abagiyeyo bavanye iki. Muri iki gihe turavuga uzi mu madini menshi turavuga isuku. Ese niba pastor ashobora kwambara ikoti rikamubera, umukristo wagiye gusenga yambaye ikoti yakarabye neza, byo ntibyamubera. So turashaka ko dukurikirana mu madini no mu matorero niba uburyo bashyira mu bikorwa na gahunda za leta. Si ugusenga gusa, gusenga ni uvuga ngo ni morale n'iki? Morale muyita nk'iki? Uravuga gusenga ujya ni ukuvuga ngo umuntu yisanishe akore byiza, sibyo bimuvuye ku mutima. Siko bimeze? Ni ukuvuga ngo uwo mutima mwiza w'umuntu urwaye amavunja ubaho. Uwo mutima mwiza w'umuntu urwaye amavunja ntabwo ubaho. Turifuza ko nibura amadini afatanya na leta guhindura umuturage mwiza, yaba uburyo d'ordre social, bwaba d'ordre économique, ndetse n'uburyo d'ordre politique, kuko muri politique nk'uko RGB yabivuze, ntabwo ari kwirwa umuntu asenga apfukamirije ngabure kuja no guhinga, abure kuja mu kazi. Nibyo ubwo mwinzanye ku zindi ngingo zireba imikoreshereze neza y'umutungo no gukorera mu mucyo. Nibutsa ko gukorera mu mucyo namwe mu mahitamo u Rwanda rwahisemo nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, iby'ubumwe byo mwabivuzeho, ariko no kureba kure nayo mahitamo, ariko ngarutse kuri ayo gukorera mu mucyo, kubazwa inshingano. Ingingo ya 16 Dr. Doris ivuga ibijyanye no gukumira ihererekanya ry'amafaranga mu ntoki. Ubwo icyacumi, amaturo mu matorero y'i Kigali n'ayo mu cyaro, abantu bazajya guturira muri banki, batanga icyacumi muri banki. Ntabwo mutekereza yuko bishobora kuzatuma aya madini nta cyongera kubona? Unabijyanishe n'ibindi bijyanye no kuvuga ngo kugenzura umutungo.
leta irashaka kugenzura umutungo w'amadini kubera iki? Murakoze. Icyo ni ikibazo cyiza cyane kuko harimo ikitumvishwe neza muri iyi ngingo. Iyi ngingo ikigamije harimo icyo kintu cyo gukorera ahabona transparency ikigamije, ariko kubera impamvu nyinshi. Hari impamvu ya mbere vuga ko ari igenda n'umuturage, ni amafaranga yanyu muba mwatanze. Ndabizi ko ubu ngubu ndi kuvuga mwese amenshi muri mwebwe mufitemo insengero ziri kubabwira ko mugomba gutura bakubaka. Buri cyumweru mutanga amafaranga ajyahe? Niki kibizeza yuko ari bwubake irwo rusengero? Niki kibizeza yuko urwo rusengero niba rwubaka rwanditse kuri iryo torero ritanditse kuri pasiteri we bwite? Kuko niko bigenda, abantu bagatura ntumenye ngo amafaranga avuye he ajyahe. Iki kintu nicyo kugira ngo tumenye ngo niyo waba wanatuye no kugabanya amafaranga agenda mu ntoki kashi. Niba mwayabonye nk'itorero murayashyira hehe? Murayashyira muri konte, ni ukugira ngo tugire izo torero zifite konte muri banki. Murayashyira muri konte mwerekane n'ahaturuka. Hari no kugira ngo tushishikarize abantu kugenda bakoresha digital transactions zishobora kuba traced nka Momo nayo ni traceability issue, kugira ngo tubanze tubone amafaranga haturuka. Ubwo ni icyambere, ni ukurengera izo nyungu z'abari gutanga amafaranga. Tumenye ngo amafaranga yabaturutsemo agiye hehe, ni arabikwa hehe. Twasanze hari amatorero twasanze adafite konte, kandi ntabura gufata amaturo buri cyumweru cyangwa buri gihe cyose bateranye, nta konte afite. Ayabika he? Ayakoresha. Hari abasenga ku ijuma, ku wa gatanu, hari abasenga ku isabato, hari abasenga no mu yindi minsi no ku cyumweru. Ni example rusange. Ariko ayo mafaranga ntumenya aho agiye, ntabwo bayajyanye muri konte. Nimba najyanye muri konte, ntabwo yajyanye muri konte y'itorero, kuko itorero ntabwo rifite. Dr. Doris, gutura wifashije Momo numva ari byo mushishikariza abantu cyangwa kuri banki, byabuze urya amafaranga kuyarya? Icyiza cyabyo bigabanya icyo kibazo, byongera iki kibazo cya transparency. Niba amafaranga wayafashe ukayakorera konti ukayashyira kuri banki, icyo gihe nibaza kugukorera ya audit ikorwa buri mwaka, bizagaragara icyo yakoreshejwe. Kuyahisha ntabwo byoroshye. Ni nacyo kindi cya kabiri nagenderaho, kuko nk'uko honorable minister yavugaga, dusigaye isi ni umudugudu. Kugira ngo dukorane n'izindi nzego zo mu bindi bihugu, arizo amabanki y'ibindi bihugu, nk'ibi bintu bya transfer tubasha gukora ama visa cards, Swift, ibi byose ni ukubera yuko baba barize ku kihugu bakabona ko financial risk management uko imeze. Ese iki gihugu cyakwizerwa mu buryo amafaranga asirikira mu gihugu? Ese ni igihugu ubona ko harimo risk nini cyane yuko habiyeza ndonke, haba guha amafaranga ibikorwa by'iterabwoba cyangwa byo kugura intwaro kirimbuzi? Kuko iyo basanze risk iri hejuru, icyo gihugu gifatwa nk'igihugu kitizewe. Nk'ubu wari wagerageza kohereza amafaranga cyangwa kubona amafaranga aturuka mu bihugu bimwe na bimwe bagiye bavuga ko biri failed, ko amafaranga nagerayo ntawe umenya icyo yakoreshwa. Ibyo biragoye cyane. Ni ukuvuga ngo nidutura tukajya muri banki, tuzongera n'icyizere cy'igihugu cyacu mu rwego mpuzamahanga. Ariko kuvuga gutera inkunga ibikorwa by'iterabwoba n'intwaro za kirimbuzi ku bantu dusenga twibombaritse dupfukama haleluya mina, bisa naho biremereye cyane. Dr. Doris, wabihuze ute? Nibyo cyane. Ndabyibuka ko tujya no mu ma consultation, intwaro za kirimbuzi kubwira umuntu wifitiye urusengero rwe cyangwa umusigiti, ahita akubwira ati kwa General Yesu. Yes. Ariko ni muri ibyo navugaga by'amasezerano mpuzamahanga n'ukuntu turi mu muryango mugari mpuzamahanga, hari ibigenda bisabwa. Ni iki cyerekana yuko igihugu kibifata kiri gukumira icyo kibazo kugira ngo kigabanye risk. Mu birimo ni uko bashyiraho amategeko n'amabwiriza abuza ibi bintu. Ushobora gusanga risk yuko nk'umuntu ujya muri ADPR gutura, kugira ngo ayo mafaranga tuzasanga yaraguze nuclear weapon, the risk is very minimal. Ntabwo ari ibintu biteye impungenge cyane. Ntabwo navuga ko ari ibintu biteye impungenge. Ariko niba nta kintu na kimwe kibibuza, nta kintu kibikumira, harimo inzego nyinshi cyane zo gukumira no kubuza ibyo bibazo. Harimo iperereza. Ese hari amategeko muri icyo gihugu abibuza muri sekiteri zose? Sekiteri y'imyemerere, NGOs, real estate, banking, izo zose zirebwaho. Ese hari amategeko abibuza?
ese iyo bibaye hari iperereza, ese ni gute trackinga tukaripotinga amafaranga yose? Ibyo ni ibintu biri muri sekiteri zose, birimo n'imiryango ishingiye ku myemerere, imiryango yose ifata amafaranga y'abantu. Icyo nicyo navuga ko ariyo mpamvu ibyo bintu birimo, nubwo risk yaba iri hasi, ariko nta hantu bavuga ngo risk iri zero. Ariko risk hano mu gihugu twavuga ko iri hasi ingingo cyane. 11 muravugamo ubugenzuzi, gushaka abahanga mu by'ubugenzuzi bw'umutungo. Ese abo bahanga ni uwo muryango ushingiye kwemera ubishakira, ni urwego rwa leta ruza rukabikurikirana? Hari none n'abavuga bati ariko iyi leta itangiye kutubwira ngo duturiye kuri momo no kwikora no muri za banki, uretse ko hari n'abatangiye kubikora, ubwo ntiyabitangiye igiye kudusoresha? Ntabwo tudusoresha abantu bwabo bafite imisoro batanga, ariko igikorwa cyo gusoresha imiryango ishingiye ku myemerere cyo n'ubundi kirahari. Hari imisoro batanga iyo baguze imodoka, hari imisoro batanga iyo baguze ubutaka, VAT batanga iyo baguze ibikoresho byo, ariyo misoro irahari. Ariko hakaba no kugira ngo tumenye ngo binjiza amafaranga ngahe. Baramutse basoze Kagabo ko amafaranga yatanzwe, ko tuzi ko igihugu cyubakwa n'imisoro. Abo abanyamadini bo bakira amaturo, baramutse bo basoze bo Minisita, ibyo uvuga nibyo. Ubwo nanjye ndakuzana ku bindi bihugu aho iyo jewe ngize ibikorwa bizamura imibereho y'abaturage, leta yamvanira mu musoro. Ari amadini n'amatorero ashobora kuba afite ibikorwa by'impuhwe bakora, leta se yo yaba yiteguye kubivana mu misoro batanga? Yes, iyo niyo mabwiriza ari ahangaha n'andi mategeko agomba gukurikizwa kugira ngo barebe. VAT ntabwo ireba abacuruzi, umuguzi niwe yishyura, ni umuguzi yishyura. None ko bo bakora ibikorwa by'ubucuruzi batanze VAT, ntacyo hari icyo bitwaye, cyane cyane ko ari amafaranga nkanjye wagiye gusaba serivisi natanze. Hanyuma se izo impost revenue iyo bayitanze bya bitwaye iki? Ariko mu gihe wenda bitaragera kuri urwo rwego, ni byiza yuko tumenya ngo ese umutungo w'igihugu ungana iki. Umutungo w'igihugu harimo n'ayo mafaranga abakirisitu batanga yitwa ngo ni amaturo. Kuko mu mutungo w'igihugu, kugira ngo tumenye ko igihugu cyacu kiri kwidevelopa, kigaragazwa n'uwo mutungo GDP y'igihugu, kandi harimo n'iki n'ayabo ngaho. Kugira rero ngo tuyamenye amenyekane, nuko agomba kuhagiza reka mbabaze nk'ubwo wabivuze gatoya, wavuze ngo mbese ngo ba auditors, abagenzuzi. Ntabwo umugenzuzi azava kuri RGB cyangwa ave muri Minaloc, ariko turashaka yuko hagira umukozi nanone bafite uzi kugira ute, uzi gukora kwandika neza amafaranga, ntuza accounting records akazikipinga neza, kuko uko byagenda kose hashobora no kubaho n'igenzura rusange. Noze tutagenda nawe ashaka kujya akagenzura, nubwo tutagenda agenzura wenda ibigo bya leta, ariko turashaka ko na Rwanda Revenue yamenya ni ibyo abantu bakora. So nuvuga ngo uko byagenda kose turifuza ko financial transactions z'iyi miryango igamije imyemerere nabo mbese baze. Reka tubimanure iwacu wa mugani kwa Kanyarwanda aho dutuye. Itorero riri iyo ngiyo ntiriwe mvuga hariho iyo kure. Murabizi neza ko ayo matorero yose afite ubwo bushobozi, nabo baturage bose bafite ubwo bumenyi bwo gukoresha yaba banke zaba izo mobile money, none biragaruka ku nzego z'ibanga. Ntabwo kubera amabwiriza agiyeho uyu munsi, ntabwo arahita wenda ahise avanaho ubundi buryo baturagamo, ariko ikigamije ni uko twese twakoresha cashless, nibura ibyo tukabikora ku buryo buri smart. Aya mafaranga, burya amafaranga uhaye umuntu mu ntoki n'amafaranga wohereje kuri, ntabwo ari mandatory, ntabwo ari ihame, no kuminimizinga no kugabanya, utabikora nta kibazo byamugeraho ingaruka. Oya, ariko uba ureceiving bagomba kubicisha mu mabanki. Ariko nuvuga ngo hari uko niba wayatanze bakayatanze, ariko niseke hari utwibo, hari udufuka bayakirira, yego noneho bayabare, hanyuma bayajane kuri banki. Hanyuma
ndatekereza ko no mu mabwiriza harimo plan d'action y'iyo miryango, bagaragaze plan d'action yayo n'ibyo amafaranga azakoreshwa. None Minisita ukiri aho, mu bihugu bimwe urebye akazi amadini n'amatorero bakora, hari igihe za leta nazo zibaha amafaranga, bakavuga ati mwigisha kurwanya ibiyobyabwenge, murafasha muri gahunda zo kurwanya imirire mibi, nabo bakabanyuzamo amafaranga. Ese leta yo yiteguye kugira iki amadini n'amatorero? Uretse ko wenda ntabivuga byose, aya mashuri y'amadini yagengwa n'amadini, yaba gatolika, yaba abaporoso, yaba aba ADPR, abakozi babo bahembwa nande? Abenshi abakozi babo bahembwa na leta. Hari inkunga iruta iyo ngiyo muri gahunda yo gukora yo kubaka amashuri. Ayo mashuri ahubwo wenda bavuga ko inkunga ya mbere baba hari ukubaha abaturage umutungo w'igihugu. Ubivuze neza. Kuba leta ivuga ngo n'abo baturage namwe nabanyu dufatanye kubigisha, nta nkunga iruta iyo ngiyo. Ikindi ni uko no mu bikorwa byose iyi miryango ikora ifashwamo na leta. Dr. Doris, iki kintu cyo kwandika ishami mu karere ndagira ngo mugisobanure neza, kuko hari ibisanzwe biriho, hari imiryango ishingiye kwemera, hari amadini n'amatorero asanzweho. Uyu munsi ukababwira uti niba mugiye gufungura ishami murubahiriza ibi nibi. Hari n'amande nabonye muvugamo iyo umuntu utabyubahirije ngo ya miliyoni 5, nabyo wabidusobanurira neza. Icyo ngicyo ni ikintu bita collaboration. Leta ni ibaruwa y'ubufatanye bakura mu nzego z'ibanze kugira ngo bagaragaze yuko ibikorwa bafitiye umushinga wo gukora, bashaka gukora bijyanye n'ibikorwa by'iterambere by'ako karere, priorities z'ako karere. Ahangaha twagiraga ngo standardizing ibisabwa kugira ngo niba ugiye gusaba muri aka karere n'aka karere n'aka karere, ibisabwa bibe biri bimwe hose. So twagiye dusaba ko mwerekana abashaka gushinga iryo shami berekana gahunda bafitiye ako karere ko guteza imbere ako karere, n'ibindi bigenda bisabwa kugira ngo umenye ibisabwa, ntuzajye muri district imwe bagusabe bimwe ahandi batabigusabye. Hari no kugira ngo natwe ubwacu tumenye ngo hari amashami angahe mu gihugu. Nk'ubu ngubu iyo tuvuze ko hari insengero 14,000, hakaba hari ibihumbi bigera ku 10 byafunzwe, abantu baratangara ati se ko nzi ko dufite nk'amadini atarenze 3 4, ni gute tugira insengero 14? Ni ukubera yuko ubundi iyo uje kuri RGB kwiyandikisha wandika uwo muryango wawe umwe, ubundi ukaba ufite ubwo burenganzira bwo gufungura amashami yose, ariko ugasanga tutazi umubare. Nk'ubu ngubu naguha urugero iyo uje kwiyandikisha, umuntu akiyandikisha nk'umuryango akagenda agafungura ama branches 3,000, ariko yanditse rimwe. Nyuma y'ama branches, buri branch ikagenda ifungura icyo bita prayer houses. Niho dusanga hari icyo bibazo by'abantu bagenda bakijya mu ngo z'abantu ngo ni prayer houses, babandi bajyana abantu mu mashyamba ngo mu butayu. Nabyo ni ibibazo. Ni ukugira ngo tumenye ngo wafunguye hehe, aho ugiye hari izihe standards ku buryo utazashyira ubuzima bw'abantu mu kaga. Hari abantu barohamisha ngo ni prayer house kuko bagiye gusengera ngo muri Yorodani ugasanga ni Nyabarongo. Hari abantu bajyana abandi mu ishyamba, ariko nitumenya ngo ugiye gufungura branch, dore inzego zigize iryo shami. Harimo inzego za audit nk'ibyo twavuze byo gukorera habona, harimo inzego zo kugira ngo zikemure ibibazo by'amakimbirane bigenda biba, nabyo byabaye ikibazo cyane kigenda kigaragara. Nicyo kintu navuga ko cy'ingenzi kugira ngo tubone imikorere ibe standardized. Collaboration leta rero twavugaga aho ngaho, iyo bari imikoranire n'ubundi igira igihe cyo kurangirira. Hano rero twatanze mu mabwiriza amezi 12 bivuga ngo abo ngabo bazajya basabwa kongera gushaka iyo baruwa imikoranire. Ni amezi 12 cyane imyaka 5. Hari abandi bavuga imyaka 5. Imara igira ubundi yagiraga ibihe bitandukanye bitewe na district. Hari izatangaga imyaka 3, hari izatangaga umwaka, ariko hano twabigize hamwe hose ikaba imyaka 5, kuguha umwanya wo gushyira mu bikorwa imishinga yose waba ufite, ku buryo nuza gusaba indi baruwa bazareba ati se mu myaka 5 ushize wakoze iki, bitwaye gute muri community, wagiriye iki community akamaro. Aya mabwiriza nanone nabonye mutanga igihe cy'amezi 12 kugira ngo abantu bitegure. Sinzi niba wabisobanura neza icyo bigamije nabyo.
ni ukugira ngo abantu babone umwanya wo kwitegura nk'uko minisita bivugagaho, ntabwo kuko tuyashyize hano ku mugaragaro kwa gatanu bisaba ngo ku cyumweru uno munsi mwese muba mwujuje ibisabwa. Turabyumva ko hari ibintu bisaba umwanya, nk'iyo tubasabye gushyiraho izi nzego, nubwo itegeko ryabisabaga ariko ntabwo ryabisabaga amashami, ni uguha umwanya abantu gushyiraho amashami, guha umwanya abantu kugira audit committee ishobora gukora audit, abakontable babigenewe, guha umwanya ayo masengero kugira ngo ajye gukora ahantu, gukorera ahantu hafite ubuziranenge hadazashyira ubuzima bw'abantu mu kaga. Ni uguha iyo grace period nk'uko itegeko ryo mu 2018 ryatanze grace period imyaka 5 ku bintu bijyanye n'amadiplome. Baravugaga bati kugira ngo ubone diplome isabwa ni ibintu bifata nk'imyaka 5, maximum 5, so baha abantu imyaka 5. Niyo mpamvu habaye ni assessment y'imyaka 5, ese za diplome mwarazibonye? Ku bindi twabahaye igihe cyabyo murabikora, ariko kuri diplome tubahaye imyaka 5. Ni ukwerekana ko dukorana n'abantu, ni ugukorana n'abantu, ni ukumva ko guha umwanya abantu kugira ngo bagere ku bisabwa. Ese minisita, ngewe ndamutse mbonye ko urusengero rwanjye cyangwa aho nsengera hatujuje ibisabwa nk'uko hari zagiye zisabwa kubanza kubyuzuza, nge nkikoreshereza urw'abandi. Urakoze cyane. Ko bisetse minisita, nuko birahari? Yego, birahari kandi ntabwo ari byiza. Ubundi twifuza yuko niba ari idini, yego nakora, reka mvuge niba collaboration, niba kuba amadini yose akorera mu bumwe nkarike ntacyo bitwaye, ariko turifuza byaba byiza ibikorwa by'idini birangiriye muri infrastructure z'idini. Ese wabonye aho idini ribaho rivuga ko rizagira Yorodani bakaje gukodesha muri hoteli gushaka piscine babatirizamo abantu? Sibyo ibyo bintu numva biri fair. Babatirije umugezi se? Uwo mugezi se wabo, kandi ari nabyo RGB yavuze byuko ushobora kujyana abantu kubabatiriza muri Nyabarongo. Uwingo nizavya uzamwishingira ute? Ni byiza yuko abantu bamenya ngo tugiye gukora iki ngiki, ariko tugomba no kurengera ubuzima bw'abaturage bacu, ari nabo bakristo babo. Uko byagenda kose icyo tugamije, kandi icyo aya mabwiriza agamije, ntabwo tugamije yuko bareka gusenga. Gusenga ni byiza, babihisemo, ariko nabo badasenga nabo ni abanyarwanda, sibyo? Ntabwo rero byavuga ngo bagiye gutira ahandi hanyuma se y'amafaranga bahabwa bayakoresha. Minisita, amabwiriza nk'aya yasohotse, hari abantu bashyira imbaraga nyinshi mu kureba ibibi biyarimo kuruta ibyiza byaba birimo, ndetse n'uburyo abantu baganira, uburyo kuganira bwaragutse, ugasanga icyo watekerezaga uravuga ko ari byiza, ariko noneho hajemo ingaruka bivuga ati abantu barabanize, barabuze uburenganzira buteganywa n'itegeko nshinga bwo kwisanzura mu myemerere kugira ngo utabo wabasubiza iki. Urakoze cyane. Abo ngabo n'ubundi ntabwo wababuza critique zibaho, nta kintu, ariko hari ingingo zibanze cyangwa de rationnel y'aya mabwiriza. Aya mabwiriza afite impamvu yayo, uzaza gushaka izindi mpamvu nuko nyine azazana sinzi niba rizanyura mu igazeti rya leta, ariko uko azabigenza kose. No, harimo n'abantu kritikera akakubwira ati ingingo iyi wenda inyuranye n'itegeko iri niri. Reka nabyo ntacyo bitwaye. Aya mabwiriza arahari uyu munsi, nk'uko hari andi mabwiriza, natwe tubereyeho kugira ngo amabwiriza tuyapudetinze kugira ngo kugeza igihe azabera buri wese. Ikindi nuko nk'uko twabiganiye n'abahagarariye amadini bagatanga ibitekerezo byabo, ntabwo bibuje yuko n'uyu munsi batanga n'ibindi bitekerezo. Ese reka mwamuteganya ko abo banyamadini bemeranya kuri ibi bitekerezo byose, cyangwa hari mwagera mukavuga muti okay nubwo tutabyemeranya ariko twe turareba inyungu z'abanyarwanda bose nubwo tutari leta ishingiye ku ibyo uvuze bya nyuma n'ibyo byo. Ese abantu turi gukorera aya mabwiriza, twagomba no kwibaza abantu turi gukorera amabwiriza, hari ikibazo cyari kiri mu yandi mabwiriza yari ahari? Igisubizo ni yego. Ni nayo mpamvu dushaka kugira ngo tuyaharmonize, sibyo? Muri aya mabwiriza kuba twaraganiriye yaba n'uyu mubare wavuze igihumbi,
imikono ntabwo ari imikono by the way ni abantu 1000 mbese ariko bashyiraho indangamuntu zabo bakanasinya niko ingingo ivuga. of course kuko niba bemeye ko abanyamuryango b'iryo torero cy'abakirisitu. Ariko ko ari abanyamuryango cyangwa bishobora no kuba ari n'abandi bashyigikiye ni ukuvuga iki nuvuga ngo Doris abo ngabo 1000 byaba byose 1000 nibo ntabwo ari bazabaza abanyaburaya sibyo bazane abaganda ahubwo agomba kuba ari abanyarwanda. Ubundi bazabakuraho abo bantu ni muri uwo mudugudu ugiye kujyamo cyangwa bavana aho ushatse hose mu gihugu bagomba kuba necessary bari muri uwo muryango. Icyo navugaho ndashaka gushimangira ku byo mwari muvuze cyane mbere yuko nsubiza icyo kibazo. Hari ibintu wakwita non negotiables bitagibwaho impaka. Nta mpaka twagiraho nk'ibintu byo kuvuga ngo abantu bagendana insengero mu mufuka. Ni ukuvuga ngo no munsi babaho aragenda akandikisha itorero rye akagenda agakodesha ugasanga nk'inyubako imwe bayikodesheje ari 5 aho agiye ikibazo arafunze utuntu twagiye agiye ahandi kandi aho hose agiye hasize ibibazo. Ibyo bintu ntabwo binegotiable, ntabwo tuzavuga ngo ntabwo tuzihanganira kubona ngo umuntu afite akabari hano hejuru yashyizeho urusengero kwa 5 azaba ari akabari kwa 6 tubebero byabaye urusengero. Izo zigendanwa mu mufuka ntabwo zizihanganirwa. N'abandi bavuga ngo ngewe ubwanjye urusengero rwanjye ntabwo rushaho kuza ibisabwa ariko nzajya nkodesha inyubako y'urundi rusengero yujuje ibisabwa. Mwese muzakwa ubuzima gatozi. Ibyo byo ni biri non negotiable. Hakaba n'ikindi twagiye tubona cyane, hari abantu bakorera izo nsengero babita abahereza abadiyakoni ugasanga aba bantu yego ntibibuza ko umuntu ashobora kuvuga ati ngiye guha amasaha 3 ku cyumweru ngiye kuri eglise yanjye ngiye mbakorera nk'umuvolontaire, ariko ugasanga bafite abantu bakora mu byo wavuga ko ari full time kuva mu gitondo kugera nimugoroba barahakora. Kumuhemba umuhembye nk'ari faveur cyangwa ntumuhembye uko ari gukora akazi k'Imana ariko byitwa gukora umurimo w'Imana. Nta muntu ugutangiye aya pension, nta ugutangiye ya mutuelle, nta assurance ufite, uri umukozi uri aho ngaho uri umucaka n'umucaka. Leta ntigira abakorerabushake. Abakorerabushake nibyo navuze, abakorerabushake barahari. Ariko hari ahantu ugera uri gukorera eglise bakakwita umukorerabushake ariko usanga bari ku exploiting. Ntago wambwira ko umuntu ukora kuva kwa mbere kugera ku cyumweru kuva mu gitondo kugera nimugoroba nta mushahara umuhaye, nta insurance umuhaye, narwara biragenda gute, nagira ikibazo adashobora gukomeza akazi biragenda gute, nta hantu wamwishingikirije. Muri aya mabwiriza saraho mwabivuze birimo cyane twuko dusaba ko abantu bazana icyemezo cya RSSB cyerekana ubwo n'abafite za korali ziririmba se nazo bazazishyura. none se kaga abakorerabushake birirwa ku idini abana bakarwara bwaki, abo nibo dushaka. Ashobora kutarwara bwaki ariko oya none utarwaye bwaki, none se niba kwa benshi ubona birirwa ku nsengero sibyo, wabaza ngo umugore akana kaba hehe aba ku rusengero, nyuma yaho iminsi 2 ngo urugo rwasenyutse. Turashaka kubaka sosiyete nyarwanda, ingo z'abanyarwanda zikaba ingo zikomeye wenda zifite morale y'idini ariko nanone rigute zifite gahunda yo kwiteza imbere. Nibyo arabivuze bya RSSB, arabivuze nka mituweli. Umuntu wirirwa mu rusengero adafite mituweli RSSB bari kwigirana n'umuntu mufanya amasezerano y'akazi. Oya no wowe turukwa RSSB ukabifata nka ya indi yawe nk'umukozi wa leta. Turavuga muri RSSB harimo n'iki niyo mituweli de santé. Mituweli de santé uyibona gute? Uyibona uko wakoze. Ngewe idini mbamo twishyura n'abantu za mituweli. Urakoze cyane. N'ahandi uwo muco w'iwanyu uzakwire no mu yandi madini yose. Noneho nibura tumenye ngo uriya muntu uri gusenga hariya ntaragira ikibazo mu rusengero ngabura uko ajya kwivuza. Abenshi rero Kagabo turabafite bameze batyo, bagatanga imisanzu yabo bakivuga ngo abakorerabushake n'abadiyakoni ariko bakaba umutwaro hehe kuri leta. Muri make ikintu cyo kuvuga ngo abantu bitabira umurimo wo guhera mu nsengero kuva mu gitondo kugera nimugoroba batarimo gukora cyane rwose. Reka tugaruke Dr. Doris ku kijyanye noneho muri aya mabwiriza ndashatira n'umusozi sikara iminota nk'itanu ku birebwa abayobozi abahagarariye umuryango ushingiye kwemera
haba no kuri iryo shami hari abafite impamyabushobozi y'Iyobokamana, hari abo nabonye mu masaha bize ibindi ariko ngo bakaba barize Iyobokamana amasaha 1200. Ibyo nabyo babitubwira. Hari nabo nabonye ngo batemerewe kuyobora umuryango urenze umwe. Hari ikintu cyagiye kigaragara kuri icyo requirement y'amasaha 1200. Twakoranye n'inzego zishinzwe uburezi kugira ngo batubwire ise n'iki mwemera nka equivalence yo mugiye kureba kuvuga ati formation, ubundi formation bemera amasaha 1200. Ntabwo twasaba bamwe bimwe abariko abandi ngo bari muri secteur imwe ngo ntitubibasabe. Urebye n'abize theology babariza imyaka, no kugira ngo niba ugiye kwigisha ikintu ari wowe gifatiyeho, ari imyemerere n'imyumvire yawe, uba ufite base ya formation wagize, ntawe ari ibintu. Hari abantu babyuka ngo yeretswe ashobora noneho guha kwerekwa se ntibibaho, yuzuye umwuka. Mbona amahitamo y'umuntu sinzi. Niyo mpamvu ari imyemerere, ni imyemerere. Ariko niba ugiye kuvuga ngo ngiye gufata urusengero, aba imyemerere y'abantu yose ari ngiye uyiguiding, hari ahantu mba ngomba gushingiye. Ntago bibujije ko umuntu yaza kubwiriza akavuga ati Imana yanyeretse ibitangaza, ariko nimba ari wowe uri responsible, twebwe leta tukubona nk'umuntu uri responsible, uri liable, hagize ikiba ninde tubaza. Muri make muramusaba diplome ya theology, utarize theology mukamusaba formation muri theology ijyanye n'amasaha 1200. Abenshi hari amashuri hano yatanga, hari amashuri yatanga. Ninde wemeza ko umuntu yakoze ayo masaha? Ibyemezwa na heke. Na heke. Tubwire ku kindi rero kijyanye no kuvuga ngo umuyobozi w'umuryango ushingiye kwemera n'umwungirije bagomba kuba bafite ibyo ngibyo, ariko none hari n'ibyo babujijwe. Yes, ntago bemerewe kugira insengero nyinshi. Nicyo kintu twasanze umuntu ahagarariye urusengero, ahagarariye n'urundi haba icyo kibazo cy'uko dabora iby'umutungo. Ukiri aho ndi musenyeri wa diocese, hakaba hari amatorero menshi aho ngaho, ntago nabanyakuriye. Urabona nk'iyo uvuze diocese bayandikisha, uyikuriye ayandikisha nk'itorero rimwe, donc abakuriye iyo diocese gusa. Ikintu cya hierarchy y'amadini cyakora gute kugira ngo cyuzanye n'ibyo bavuze ko hari ubu ufite umuyobozi ku rwego rw'igihugu, wenda ku rw'intara, wenda wabwita diocese cyangwa se na paroisse, kumanuka hasi bikora bite kugira ngo uhagarariye ku rwego runini azanareberera ayo matorero yanditse mu turere mu nzira zitewe n'amategeko hose? Okay, nicyo twita twebwe mu legal representative. Ninde uhagarariye iryo torero imbere y'amategeko? Mushobora kuba mufite itorero rifite amategeko yaryo bwihariye yitwa canon laws, ariko twebwe imbere y'amategeko ya leta, imbere y'amabwiriza, ninde uguhagarariye? Nk'iyo ugiye gushinga umuryango ugendeye ku myemerere, natanga urugero kuri wenda abakatolike yandikisha diocese, yego, akaba ari umwe uyikuriye. Ntago yaba ari umwe kuri izo diocese nyinshi ifite paruwasi. Yes. Izo paruwasi nazo ziza kwiyandikisha nk'amashami, yaba ari paruwasi, yaba ari succursale, yaba ari centrale, twe tuzibona nk'amashami. Musenyeri aba ari uyakurira nayo? Ni uko of course ni akuriye diocese, ariko ntago azakurira diocese ebyiri. Niba agiye bamujyanye handi kubera amategeko yabo internal, bakamujyana muri diocese, azaba avuye kukurira iyo diocese ya mbere, baza batwereka impapuro bati ntago agikuriye, akuriye. Hari ibigenga guhindura uhagarariye. Hari abantu rero bagira structure ituma ugira umuntu nko mu karere hashobora kubamo entities nyinshi zitandukanye z'idini, bazita bitandukanye, bakavuga ati yewe wenda ndi pasiteri nshinzwe paruwase ikora muri aka karere, muri paruwase mu karere twagiramo paruwasi nyinshi. Ibyo bigenda arega ibyo ikibazo ni cyiza, ni nayo mpamvu amabwiriza arahari no kuza wenda ku complyinga, harimo no kuza bazanye amahame yabo, kugira amahame shingiro iyo muryango ateye ate, kuko muri ayo mahame niho hariho na structure, sibyo? Hari na structure kugeza uyu munsi tutavuga ngo wenda twavanaho kuko wenda ari amahame azwi kandi atanateye n'ibibazo. Icyo twifuza nuko nabo ngabo abo tuvuga agomba kuyobora abo ngabo, ese wayobora abantu utazi kwiyobora? Turashaka ko abantu bagira ubumenyi bwo gutransforminga umuntu, sibyo? Kuko nabo bashobora kuba barabaye transformed, ariko noneho tukaba base ubumenyi ubukura hehe?
kuba ugaragaje ko wabwize ntacyo bitwaye, ariko ntabwo bavuga ngo umwuka wera waragira ute warampumekeye none ngewe mfite ubushobozi. Ibyo ngibyo turabivuga nk'iki gihe, muri iki gihe dufite abantu benshi biyita uko bashaka kandi wenda ni n'uburenganzira bwabo, ariko ubwo burenganzira bwabo bufite aho bugize ute bugarukiye, kuko ntabwo tugomba gutwara abaturage bacu nk'intama, ahubwo tugomba kubatwara bikurikije amahame n'amabwiriza agenga umunyarwanda. Minisita, wenda wakora reaction ku kantu ugiye kwaza mu minota 2 kubera ko ngiye kurangiza iki kiganiro. Hari amadini yubatse ku buryo inzego zayo zirangirira ku rwego nakita urw'isi, bamwe ni Vatikani, abandi ni muri Amerika, abandi ni bari Maka cyangwa Simbizi, ari ugasanga no muri ibyo batanga yaba amaturo hari ameze gutyo, wenda bimwe bishobora kurangira mu Rwanda, ariko abandi ugasanga ari amaturo n'icya 10 bizagera naho ku cyicaro gikuru, kimwe nuko hari ibyava ku cyicaro gikuru, ari mpamvu hari n'ingingo zivuga ku butera nkunga bwava ahandi hantu. Icyo cyo murakibona mute? Amabwiriza kivugaho iki? Amabwiriza ari clair, amabwiriza avuga byerekanye na accounting kwa amafaranga yakiriwe, akaba rero uburyo amafaranga akoreshwa kuri twebwe. Icyangombwa nuko akoreshwa mu nyungu agiye hanze, se mu bihugu byo hanze aho bahagarariwe, si kuki agomba kujya hanze. Ariko tuvuge ko hari na portion igomba gutera, wenda nka Eglise Katolika agomba kujya i Roma akazatera inkunga ahandi, cyangwa se sinzi niba na Roma idutera inkunga kugira ngo tugire, ariko icyangombwa ni accountability. Icyambere ni accountability, kugira ngo nibura tumenye ngo amafaranga y'abanyarwanda mwakira y'abanyarwanda ajya hehe, akora iki, sibyo? Kuko ntabwo twanze yuko n'abanyarwanda niba twakira amafaranga menshi tukaba hari abo dushobora no gufasha, well and good, niba hari abo dufasha, niba hari za Caritas bagomba gufasha, ibyo ntacyo bitwaye, ariko nibura binyure muki umucyo. Dr. Doris, twanzura twarebye ku mabwiriza y'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere yasohotse mu igazeti ya leta tariki 7 z'ukwa gatatu. Amabwiriza agizwe n'ingingo 26 zirimo ibisabwa kwiyandikisha ku muryango ushingiye ku kwemera, ibisabwa abahagarariye iyo miryango, ibigena kugaba ishami, ariko n'ibijyanye n'imicungire y'umutungo hagamijwe kurinda iyezandonke, amafaranga aturuka mu nzira zitazwi, ariko no kurwanya ibikorwa by'iterabwoba n'intwaro za kirimbuzi. Twanzura, wabwira iki abari muri iyo miryango ishingiye ku kwemera n'uburyo amabwiriza azakurikiranwa ko ashyirwa mu bikorwa? Murakoze, tuzakomeza gukorana. Mvuga ko yuko RGB n'izindi nzego za leta zose turi abafatanyabikorwa bano matorero. Icy'ingenzi ni ugukomeza kuganira tukabafasha kugira ngo buzuze ibisabwa n'aya mategeko. Kuri urwo ruhande nicyo nababwira. Ikindi, ntabwo aya mabwiriza aje kubangamira imikorere yabo, aje kuyishyira mu mucyo no kuyinoza kurushaho. Kandi nka leta tuvuga yuko niho n'uburinganire tuba turi kwinshiringa, ntabwo twashyiraho amabwiriza ngo ayareba abakatolike, ayareba abayisilamu. Oya, ni ahantu buri wese ashobora kwisanga akavuga ati ibi ngibi ni ibintu, ni imirongo ya baza, niyo dufatiraho tugenderaho. Kubasaba ko ibintu byose bikorwa mu mucyo, kubasaba yuko inyungu za rusange arizo ziba zirebwaho, ntabwo ari ibintu buvuga ngo hano ngo nabadohorera kuko ari abangaba cyangwa basi nabadohore. No kugira ngo tunoze imikoranire, kugira ngo dukomeze tugakorane neza, turateza imbere igihugu cyacu. Minisitiri, wenda nko mu munota umwe, ibi byose turabivuga bigamije umuturage, ari leta, ari ayo madini, ari bandi bose turahurira ku muturage, niwe centre d'intérêt, niwe duhuriraho. Uwo muturage twifuza ko azaba ameze neza mu cyerekezo 2050. Abanyamadini baravuga ko azajya mu ijuru, akaba ariho bazanaba neza kurushaho kuruta uko bari hano mu isi, ariko leta ikavuga ngo turashaka ko mubaho neza mukiri muri ubu buzima. Abo bose urababwira iki rero muri uwo munota umwe? Umunota umwe, reka manze nanshimire abanyamadini nk'uko natanye mbivuga, kuko transformation ni urugendo. Inyigisho zabo zikomeze ziba inyigisho zigeza heza umunyarwanda wacu. Icya kabiri, ndashimira cyane abanyamadini batangiye kugabanya izo nsengero, kuko barahari, kuko hari n'ababonye ko ibi bintu nabyo byari bikabije, nabo bakaba bafashe umurongo wo kugabanya izo nsengero mu nyungu tujuru z'abaturage. Icya gatatu ni uko niba hari umuntu wagiye mu ijoro akagaruka akatubwira ko mu ijoro ari heza, dukomeze dutumbire tuje mu ijoro. Ariko niba ikintu cya mbere twese tuzi ni uko tubayeho
hano ku isi. Leta y'u Rwanda niba ifite umurongo w'umuturage muri 2050, amadini nayo nadufashe yuko muri 2050 umuturage bashaka kujana mu ijuru azaba ari umuturage ukeye kandi wishimye. Ibyo rero turashaka kuvuga ngo niba dufatanye nafatanya abikorwa beza, ariko dufatanye yuko uko babyita kose ngende ngumva kuja mu ijuru ari ukubaho neza, kandi ni naho bashaka kuganisha umuturage wacu. Igihe cyose rero bazatuganisha umuturage aheza, yaba muri 2050 yaba muri 2080, icyangombwa nuko iryo juru azaba yarigezemo, kandi atekereza ko na yamana dusenga izabibafashamo. Imana dusenga izabibafashamo. Dr. Doris, umukuru w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB, tubashimiye umwanya mwaduhaye. Mwakoze cyane. Nzi ko mwari mufite byinshi byagomba gutuma mutaboneka, ariko mwakoze cyane, ibyiza gusa. Dr. Patrice Mugenzi, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, turabashimiye na mwanya mwaduhaye kugira ngo tuganire kuri aya mabwiriza agenga imiryango ishingiye ku kwemera. Amabwiriza arimo ibintu bishya byinshi, ariko nk'uko mubivuze bigamije neza y'Abanyarwanda n'abaturarwanda. Natwe turabashimiye RBA kandi dukomeza gufatanya. Abadukurikiye rero nababwira yuko byibura mu burambe bifite nuko dufite leta itega amatwi abaturage. Niba hari ibyo mutekereza yuko wenda byaba bitanoze, ibitekerezo byanyu bizakomeza kwakirwa nk'uko abatumirwa banabivuze, ariko nanone nk'uko babisobanuye, ikigambiriwe ni inyungu rusange aho kureba izange nk'umuntu. Ubwo rero nibaza ko turi igihugu kiganira, turi igihugu kifuza ibyiza. Aya mabwiriza ubwo agenda bageraho, mugende mureba ibyo mushobora kunoza, hanyuma ibindi by'ibitekerezo n'ibindi byazaza ubwo nabwo inzego zibishinzwe zabakira. Reka mbashimire, nitwa Jean Pierre Kagabo, mukomeze kugira ibihe byiza. Bye bye.